ariko nge sinibaza ikintu urumbyukiriza saa 3 ukaza kumpagarika hano uje kumbwira ubujajwa ubugoryi nta kintu kizima na kimwe ugira mu mateka yawe abera kimwe kabisa. Reka nkubaze muvandi si turi saa 3 za mu gitondo uyobewe icyakangira nyobewe icyakugira urakiyobewe se uri yakase cyangwa uri nuza uri cyaka tukwite cyaka ngiye nitwe cyaka Simayili cyaka none se kuba mbyutse numva ndi mu rukundo n'inzoga simvuze nyine ko dukundana ariko ndi mu rukundo nazo ni ikibazo abo ikintu cyo maze kubona ufite ubujiji mfite ubujiji bwinshi cyane none se ugira icyaka cy'inzoga nta mafaranga ufite gute nta mukene wundi wemerewe kugira n'icyaka na gito none se reka nkubaze utekereza yuko abakire n'ubwo babaye abakene tutagomba kubaho none se icyaka bibaye yuko dana turi inshuti uzanyemo dana reka namubwire aho ngaho mukuragaho ukunnyo niko babivuga kwa dana hakuremo kuko ngiye nakuri ikigoryi none nakopka nande ikigoryi ni nuza wawe kuko ngiye sinibaza impamvu yakubyaye kana kurira yataye umwanya reka kwa dana nasubira gufata irindi deni ngewe oya nusubire wenyine tumutungure tujye turi babiri ntago bibaho hari deni ko yagushyiramo urawanzobya oya twese ugomba guhitamo kandi ugomba guhitamo ibyo ndi gushaka hagati y'ibiryo n'inzoga tugomba kunywa uyu munsi byo kurya tukabira hagati y'ibiryo n'inzoga yego ukomisemo ibiryo ahitamo ibiryo gute se kandi nkubwira ko mugenzi wawe umuvandimwe mubana afite icyaka none se wamutariye ahubwo se warya utanyweye none ubwo wabigenza ute ngiye ikintu rero numva ikintu cyo cyadanje ugomba kubanza kumenya nta deni turi bujye gufata oya kandi turarifata kandi agomba kudukopa ntabwo ndi kumwe nawe sinitaye yuko tumuri mandi turakora ibishoboka byose uramfasha ni wowe muziranye cyane muri n'inshuti cyane kundusha ugomba kumfasha akadukopa nje nanzo gashaka reba nk'inzoga twaraye tunyweye ushaka kongera kunywesha izindi nzoga nese ubwo bonge ndi poto se uri kumvomerera ndi imodoka uri reka mubwire na ibyo nago mbere oya kezi mva ngubwire muvandi ihangane ngatugera nayo kwa dana ndakubwira tugera nayo rega ntabwo bigoye byumva muganga rero ufite ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu urasa ku ntego vuba inzoga zigumye kuba inzoga ubu naraye nzinyweye natashye nkubita umugore ubusinze ahantu ari n'umwana n'inzoga zigumye kuba ikibazo watashye kubita umugore kubera inzoga waraye usinze nasinze pe hari n'abantu mwari kumwe benshi icyo ni ikigare rero kandi nuko utabizi hari abantu bagusindisha bashaka umugore wawe inama nakugira nimwe nizo nkeneye reka ikigare witoze gutaha kare utashye kare ntabwo wabona umwanya wo kujya mu nzoga none numara kwirinda ikigare wanatashye kare nta hantu uzahurira n'inzoga ntabwo nzongera guhura n'inzoga ikibazo ndabigerageza bikagumya kwanga sinzi ukuntu bigenda n'ubundi inama na mama azingira n'ubundi bikanga ariko naje kukurera wizeye urangira inama nyine nawe zitandukanye n'izo basanzwe bangira wizera mama wawe nk'umuntu mukuru wakubyaye inama kugira urazikurikiza oya nyine ndazikurikiza ariko nyine sinzi ukuntu amaraso bikururana n'icupa twahuriranye sinzi ukuntu ngewe bigenda nyine inama nakugira n'imwe ni ya yindi n'ubundi wereka ikigare ukore siporo kandi ikindi suvuze ko umugore wamwirukanye yagiye pe umugore n'umwana sinzi ahantu wagiye iwabo hakiri kare ukanamusaba n'ibasire kukanamupfukamira kugira ngo akugarukire umva genda ufite akazi kenshi rero inama nkugire gutekerezeho yego ndabizi zakugirira akamaro mufite akazi kenshi umamagaye hari undi muntu nari ndi kwitaho nta kibazo ubwo urakoze nyine Abana dana bimeze gute se? Shadana. Ndabona rwose ibintu biruzuye. Amaze kuzuza boutique abisaba dore biturya. Abo kamubwiza ukuze ko ngiye none. Kandi ndamugira shira hasi. Nakora ngiye kururya. Ama dusuza ariko. Kamubwire iyi niyo boutique ya mbere nifuza kuba. Muragenzwa n'amaguru. Hari ikindi se cyatije. Ko tutaragira amajwi yo kugura. Amaguru ari y'abagenzi. Ni iki kibazanye hano? Ni kituzanye tuje kureba ngo Dana yaramutse ati. Ese bimeze neza. Nta deni tuje gusaba ubwo icyo tuje gukora no munsi no kugira ngo twumvikane. Ntago ari deni tuje kuganira. Wenda nitubyita ideni. Tutavuga ko ari ideni. Ariko twe tuje kuvuga ngo ese Dana ko tutabanye nabi. Harya tukugezemo amafaranga ngahe? 25 amafaranga ashaka cyane make cyane. Uzi ko ngiye gura ubu mubwiye ngo ujye kuyanura mu muhanda wa yato. Uyu se 1500 twara kwishyura 25 cyo tsago. Ayo 25 rero hano wakumva ko ari menshi. Ese ugiye kwa muganga ukabura n'ikire cyatanga. None se reka nkubwire ngubu uzi ko ngiye birakazi nyese nkubita muri iyi minsi. Sige nkubita ibiraka by'ibihumbi 40 kuzamuka. Nyine no bazamuhembe ibiraka ejo bazamuhembe. Ibiraka bikora ibiraka ubu gifite ejo. Ubu mushaka ideni. Abo zo tutundazi tweranga ubu ngo.
ubwo ariyongereye 25 n'ijana. Oya nta kibazo namagana ahubwo dana nakomeje kwicisha hirya no hino ngize abashyitsi banunguye kandi oya uretse gutuka abavandi bura ntago muvandi yakashana umuntu gusuye uri kumva oya nitubyituko tuvuge ko tugiye kwakira abashyitsi ariko amafaranga tuzabura n'umunsi tubyita ideni. ariko ikibazo cyanyu ndabakopa munyishyura mutinze tubanze kugora ejo njye nibirengejo nshika umutwe niba ndikubeshya ko nawucitse okay primus ebyiri manzale primus ebyiri bindi manzale twaje twumve kuntu ese wajya kugura abantu primus ebyiri byo mibishyushye bibiri nakugishyushye kimwe barabonye ko utaromye ngo nzoga zo kwa dana zimeze ese mbabwira uretse ejo wazinywe ese ubundi hari ikindi giheruka kunza ibindi rero de Kevanti petit mitsingi 8 sasa ibyo ngibyo kubera ko kwihuta oya mugashake kwa kabutamwa na ngenda umva wowe ibyo bindi ubiduhere kadoga tuzanye tugende reka ushiremo tinaje shaka tugende shaka mu mayinaje ibyo oya turabibara neza umuri makibazo sawa dana ndagukunda reka manze mbandike mu gakayi kanyu dore ngaho sawa vai hano vishwe hano hagarara hanga niko nabwiye nona ndakumva uranyumva se unyumve kangahe unyumve kangahe ndakumva ariko nje muramwumva urabizi mu mafaranga yanjye nta soni ufite umuntu w'umugabo nkawe umuntu w'umugabo nkawe ukifata we na mugenzi wawe mukaza mukanywa mukuzuza ibyo bifu byanyu erega mukarasinda mukavuga amanga yambure mwareze mukagera mutishyuye sayi inzoga baranze ndishyura ndanywa mwishyura niyo nasize ndishyura ndabyibuka okay nimba umukishyura ishyura amafaranga yanjye ni amafaranga nkurimo ntabwo ari amafaranga yanjye ibyo oya wishyuye nde sinakwishyuye nyabuneka njye nimunzane ubwo buteka mutwe icyo nkubwiye cyo nona mpereza ibyanjye ariko reka njyewe nkubaza kubona yasanze umuntu mu kabari akangurira icupa bisobanuye ko ari njyewe uraryishyura cyangwa nararinyweye ariko ayo natuje yose kwishyura none se niba ari mugenzi wawe wowe ntabwo warinyweye mugenzi wanjye waritumije nararyishyuye iryatumije yaranguriye ndi yarakuguriye none se kuki wabonaga nimba n'amafaranga afite wowe ukarimo njye sinari mbizi niba musanze mu kabari wowe wari umuzi ntabwo ujya kwishyuza uriya ndishyuza wowe ko niwe wanyweye kuko nise duhuye ugiye kuwufatira kuko niwe warinyweye wowe uramuzi kuko namugusanganye oya reka nigendere ugende si wanze kunyishyura ibikubaho na mugenzi wawe murabyirengera reka njya kuzana polisi muvani reka nkubwiza kuba ibi bintu ntusinde nicyo menya nacisa amazi twakenda nakiretse sasa rero inzoga bro ndavuga inzoga okay fine sawa ndavuga gufata amavide keze kamubwiye rero ibintu byose tumwe kuntu bingana ko gusinda byanze umukuye muri nyagiso umuzana hano mavi umva reba ibintu byose wamwaye manibaza kuki ukunda ubusinzi cyane bwo watangiye kunywa ibintu nk'ubuza kuki uramukiye mu nzoga urananira harya wishyuye ariko kuki uri ikigoryi ukaba utagira uyobewe ko dana tuvuye hararuguru nta kintu na kimwe tumuha hari ideni muhumure rishake n'umuka ariko shaka ukuntu ideni umugabo utagira ideni ni ikiburi keze rero nakomeje kwumva wivugisha amagambo uriya nk'uko ubizi ko umusosi ubijyana n'ubugari ni n'aka gacupa kajyana no gusamba mbabarira unshakire umukobwa gusambanya uvuze iyo ngingo mpita nibuka nanjye iyo maze kumva uruntu rwose ahantu ruruhukira yego mu gapipi aho turi kujyana karindwi kuka winsuhuza sindi so ubwo ushaka njye nshaka ushake ukuntu wayobya kandi nuyobya ibintu by'aba kuko baravuga ngo don't drink and drive ntukanywe ngo utware woziranye n'abakobwa b'amabuno manini nagabo ngabo ndi bubeme hamagara indaya bityo byagaciro wishaka ibinarwaye sida nta kibazo Smile mu bintu byose navuze nazongera gukora yego
sinzasubira mu nda. Indaya wa mbere kugera ku cyumwe indaya waziburiye Rega ubwire wagize amafaranga buri nda yego wenda nayo dufite iyo umbwira ati impamvu udashaka indaya nuko nta mafaranga dufite ariko se wazanye indaya urayirongora uyibwira ko uzayishyura mu cyumweru gitayiranga indaya uzinda kurongora amashupa byo ndabizi urashonje niwariye indaya zikoresha amashupa barananiwe barazishyura zikayabasubiza none niba nta ndaya nakurya shaka indaya dushake nuko turya turazikurahe okay ibintu biroroshye tugende nago umupanga tugenda ariko se nawe jya ntabona indaya mbone bo buri munsi uzajya wirirwa umamagara ngo nzi uranshaka none se ofisi iba umusaza wanjye ubu ngusangiye kuri ofisi kandi nzi aho tugomba guhurira nk'umuvandimwe nk'umuvandimwe kandi uba uri mu bibazo bya rusange banza unyumve ibyo ugiye kumva ni nkuko wakumva umuturage wundi usanzwe niyo mpamvu nkubwira ko wakabaye unsanga banza unyumve umuvandimwe kuko n'ibibazo dukemuye turabyandika ko mfite ibibazo byinshi birenze koko muvandi wabanje ukanyumva reba iduka ryanjye riri guhomba uko bwije uko bukeye none ikintu ndi kuzira ni abagabo bari kugeza banyambura bitwaje yuko ndi umukobwa bari kukwambura cyangwa uri gucuruza nabi ndi kubaha ibintu baranze ntibanyishyure hanyuma se urumva atari ikosa ryawe nyine urahereza umuntu ibintu ukamureka akagenda atishyura ntabwo ari ikosa ryanjye nimba umuntu musanzwe muziranye agahita akubwira ati ndaza kuyaguha ukarindira ugaheba baziranye muri bizinesi ntibabikubwiraga bajya kuguha igishoro noneho umva agashagahari ntabwo uzahomba ngo uzabikora neza noneho umva agashagahari ari n'uwo duhuye arambwira ati niyo nateka ibuye rigashya nta n'iripfumu yazamu kandi bandimo amafaranga menshi uba wakopye baba bakwambuye banyambuye bakwambuye iduka se hari ikintu gisigaye ni bande se ngwino njye kumukwereka aranambwiye ngo nishaka nzateka ibuye rishya nta n'igice cy'atanazamu uzi aho baba ndahazi ngwino tugende mbakwereka aha bro ngize n'amahirwe dore nguyu uyu wakoze iki uyu se gira hino uza agashya yakoze yifatanduka no ku babyeyi bombi tanga amafaranga y'abandi afanda ayahe mafaranga ayahe mafaranga kwera ntayo uzi uyu mukobwa uramuzi se ndamuzi nta deni mufitiye aha kucururiza urahazi ndahazi hanyuma ntabwo ujya kunywerayo se narahanywereye utamwishyuriye naramwishyuye ibyo nanyweye noneho usibye n'ibyo mu kanya umugore wawe avuye kukundegera uranywa ugasinda aho wasindiye ntiwishyure ugasinda ugakubita n'umugore uya ndishyura njye mba nishyuye ibyo nanywereye ubona nje kujajwa nje kujajwa sibyo se ntabwo wambuye ntabwo ukubita umugore shaka nkwereke ibimenyetso byose yego afande nyine shaka nkwereke ibimenyetso byose afande sindirimba ndabyumva ibimenyetso byose ni ibihe se bundi ibihe bimenyetso nta deni mufite njye nta deni mufite ibyo wanyweye iwe byose warabyishyuye ijana ku ijana uracyavuga ugiye kubibazwa sibyo oya ngize ase subizi ko naramwishyuye nta nzoga wanyweyeyo itishyuye njye izo nanyweye narazishyuye ntayo wahanyweye itishyuye iyo ngiyo sinyizi izo nanyweye zo rimwe kanze nje kwikuba none nyinshi n'umugore wawe wakubise urabiryoza oya afande windirimba ngo umugore byo nyine wiririmba afande kose mana yanjye mana yawe Suma. Meze gute ufite ushaka kunyaza wapi bigenze gute ibyo ni ibihere mbonye babarira n'ukuri wa njyana kwa muganga ndapfuye none se je nawe ndi kumenya ikibazo ufite ubu kugeza kano kanya ikibazo ufite ni iki ntabwo mbizi icyo ari cyo niba ari umutezi niba ari yandanye kuramo numvishe bigoranye biranja numva ni gake ariko byabe ni umutezi simbizi niba ariho numva bijya no kurenzaho urapfuye niba no kwa muganga nubwo nta mafaranga turashaka ibyo tubeshya muganga mbabarira duca shawe nyanduza shawe ukomeje kubwira ubugoryi kwa muganga se ni muntu ni muri kaize nyumva mani banze kukumva ndakumva uri amafaranga turakura muvandi ndapfuye
ugakenda gutakara. nari ngiye kukubwira ngo upfuye utabyara ariko nibutse ko nambwa ibyara Indemwa. ndavuga ati n'ubundi nushaka ugende n'undi uhukwe Kezimuhira. ukomeza unsakuriza nanjye uzi ko nifitiye ibibazo nanjye ntegereje kureba Ubundi si umuganga ko atari kuza ngo aduhe ibisubizo. nkareba uriya muganga ibisubizo se byiwe byo bireshyutse abaganga bose biyo byaje Bite ko mwihebye se byagenze bite? niyebaze sindi kubabara umuntu ntagiye gupfa Murabihangane rero ko natinze nari mfite ibizamini byinshi ndi gukurikirana ngo ndebe ibisubizo byabyo. byo biragaragara ko watinze Harya ninde Sumayire muri mwebwe? Njyewe Ni wowe. yego muga Wowe ibisubizo byawe nabonye ndi muzima. ufite umutezi kandi umutezi urwaye ntabwo ushobora gukira. Nagerageje uburyo bwose bushoboka. Afite umutezi uvuze nacekinze inshuro zose ariko mbona wapi ntabwo nzakira. ntabwo ushobora umutezi usanzwe gukira. gukira byanze mba nkubwire nijya ukora ibintu byo ushyira mu bwenge genda kubwira ngo wowe ni ukubona n'umutwe umeze wese nk'iki wanshutse kujya mu musaza. reka Uhinza mfite akazi kenshi reka nkubwire igisubizo cyawe ngende. Hanyuma wowe rero wowe ufite negative reka mvuge ibisubizo bizima hanyuma rero kwezi wowe ntabwo ndi gutinda kuko ndashaka kwihuta hari abandi bantegereje ukumva wowe ufite kanseri yitwa prostate ikunda kwandurira mu mibonano mpuzabitsina n'ubundi kanseri yego ubura udacunze neza nuko uyu munsi muganga wayo adahari ariko n'ubundi nta minsi ufite mu minsi mike n'ubundi nako kantu Mwese mugakonje nsanzwe nzi yuko iyo kanseri y'umuntu yanduye akira bayivura igakira. iyo ngiyo ntago ikira nakubwiye nagerageje gucekinga inshuro zose muraza kunyihangana ko nta busobanuro bwinshi mfite buhagije iby'ingenzi byari ibyo ngibyo mfite abantu benshi bagomba kwita ariko mwitonde mwirinde witonde wowe mugerageze itonde nawe ushaka kuba muremure ariko wazema sawa chetoka manimba